Mu mateka yose yanditswe n'abantu, hari abantu benshi bazwi kubera intambara batsinze, ubwami bubatse cyangwa ubutunzi basize. Ariko hari umugabo umwe uvugwa mu mirongo mike cyane muri Bibiliya, nyamara izina rye rikaba rimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi rikomeje gutera impaka, amatsiko n'ubwoba. Uyu mugabo ni Henoki. Ntabwo yari umwami, ntabwo yari umusirikare, nta nubwo yari umukire. Ariko hari ikintu kimwe cyatumye amateka amwibuka kurusha ibindi. Nk'uko Bibiliya ivuga ko yabayeho imyaka 365 gusa, hanyuma akabura ku isi mu buryo budasanzwe. Nta mva yasize, nta muntu wamushyinguye, nta nyandiko ivuga urupfu rwe, ahubwo handitswe amagambo make gusa. Henoki yagendanaga n'Imana, hanyuma arabura kuko Imana yamutwaye. Aya magambo amaze imyaka irenga 3000 ateza urujijo. Yajyanywe he? Yajyanywe ate? Kuki ari we wenyine wavuzweho ibintu nk'ibi? Ese yaba atarapfuye nk'abandi? Cyangwa hari ibanga rikomeye ryatakaye hagati y'ibisekuru byakurikiranye? Ariko ibyo sibyo byonyine bitangaje. Hari igitabo cyitiriwe izina rye cyavuze ibintu biteye ubwoba kurusha byinshi biri muri Bibiliya. Cyavuze abamarayika baguye, cyavuze ibihangange byari abantu, cyavuze urubanza rw'isi, cyavuze amabanga y'inyenyeri n'ukwezi, cyavuze n'ibizaba ku munsi wa nyuma. Kugeza uyu munsi hari abantu bemera ko icyo gitabo kirimo amabanga yahishwe. Abandi bakavuga ko inyandiko yanditswe nyuma yitiriwe Henoki. Uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima bwe kuva ku ivuka rye kugeza ku munsi yaburiyeho irengero. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Iki ni kimwe mu bintu abantu benshi batazi. Henoki yari uwa karindwi uvuye kuri Adamu. Urutonde rumeze rutya: Adamu, Seti, Enoshi, Kenani, Mahalaleli, Yaredi na Henoki. Niyo mpamvu no mu isezerano rishya Henoki yitwa Henoki, uwa karindwi uvuye kuri Adamu. Abantu benshi babona ko kuba yari uwa karindwi bifite ubusobanuro bwihariye. Muri Bibiliya umubare karindwi usobanura kuzura no gutungana. Nk'uko imibare iri muri Bibiliya bigaragaza, Henoki yabayeho mbere y'umwuzure wa Nowa. Abashakashatsi bagerageza kubihuza n'amatariki, bavuga ko yaba yarabayeho imyaka ibihumbi byinshi mbere ya Yesu. Nta tariki nyayo izwi, ariko byibuze hashize imyaka irenga 5000 cyangwa 6000 inkuru ye itangiye kuvugwa. Nicyo gituma ari umwe mu bantu ba kera cyane bavugwa mu nyandiko zera. Nubwo izina rye rizwi cyane, mu by'ukuri Henoki avugwa mu bice bike cyane. Avugwa mu gitabo cy'Itangiriro, avugwa mu gitabo cy'Abaheburayo, avugwa no mu nyandiko ya Yuda. Iyo biteranyije ni 40 mike cyane. Ariko ayo magambo make niyo yabyaye ibihumbi by'ibitabo, inyigisho n'impaka. Mu gice cy'abakomoka kuri Adamu hari interuro imwe igaruka kenshi, nuko arapfa. Iyo nteruro isubirwamo kuri benshi cyane, ariko iyo igeze kuri Henoki irahagarara. Aho kuvuga ngo yarapfuye, Bibiliya ivuga ngo arabura kuko Imana yamutwaye. Ibyo nibyo byatumye aba umwe mu bantu bamayobera kurusha abandi bose. Henoki yari umuhungu wa Yaredi, yari se wa Metusela. Metusela niwe muntu uvugwa ko yabayeho imyaka 969. Niwe muntu warambye cyane ku isi. Henoki yabyaye abandi bana benshi cyane, ariko amazina yabo ntiyanditswe, n'izina ry'umugore we ntiryigeze ryandikwa. Biratangaje kubona umuntu wabaye icyamamare nk'iki, ariko amakuru menshi ku buzima bwe akaba atazwi. Iki ni kimwe mu bintu bitungura abantu benshi. Abahanga hafi ya bose bemera ko igitabo cya Henoki kitanditswe na Henoki ubwe. Ibice byinshi byacyo byanditswe hagati y'imyaka ya 300 ndetse n'imyaka 100 mbere ya Yesu. Ibi bivuze ko cyanditswe nyuma y'imyaka ibihumbi byinshi Henoki amaze kubaho. Abanditsi bacyo bakoresheje izina rye kugira ngo berekane ko ubutumwa bwacyo bufite uburemere. Ibi byari bisanzwe mu nyandiko nyinshi za kera. Igice kizwi cyane cy'igitabo cya Henoki ni inkuru y'abamarayika 200. Umuyobozi wabo yitwaga Semiyaza. Bamanukiye ku musozi wa Herimoni, baharahirira gukora umugambi umwe. Bafata abagore b'abantu, babyarana ibihangange byiswe Nephilim. Aha niho haduka imwe mu nkuru zateye impaka kurusha izindi zose. Mu bamarayika baguye harimo Azazeli, niwe uvugwaho cyane. Igitabo cya Henoki kivuga ko yigishije abantu gukora inkota, gukora ibyuma by'intambara, gukora imitako, kuragura, kumenya inyenyeri. Amabanga menshi yafatwaga nk'ateye akaga. Kubera ibyo byose, igitabo kivuga ko isi yarushijeho kwangirika. Nk'uko igitabo cya Henoki kibivuga, umwuzure ntiwari ugamije kurimbura abantu gusa, wari ugamije no gukuraho ingaruka z'abamarayika baguye n'ibihangange byabo. Niyo mpamvu Uriyeli yoherejwe kuburira Nowa, amubwira ko isi igiye kurimbuka, amutegeka gutegura uburyo bwo kurokoka.
Mu gitabo cye Henoki asobanurwa nk'umuntu wageze mu bice byinshi byo mu ijuru. Yeretswe aho inyenyeri zibikwa, yeretswe aho umuyaga uturuka, yeretswe aho izuba rinyura, yeretswe ahantu hategereje abanyabyaha, yeretswe kandi ahantu hategereje abakiranutsi, yeretswe ibizaba ku munsi wa nyuma. Ni kimwe mu bice byatumye iki gitabo kiba icy'amayobera cyane. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi bibwira ko hari umuntu umwe wakigizemo nkana, ariko siko byagenze. Impamvu nyamukuru ni uko amatorero menshi n'abayahudi benshi batemeraga ko cyanditswe na Henoki ubwe. Ikindi bakavuga ko cyanditswe nyuma cyane y'igihe yabayeho. Hari n'ibice byinshi byacyo byafatwaga nk'ibifite amashusho n'amayobera atoroshye kugenzura. Niyo mpamvu kitabaye kimwe mu bitabo byashyizwe muri Bibiliya yemewe n'amatorero menshi, ariko kiracyari mu nyandiko zera zikoreshwa na Kiliziya ya Etiyopiya. Iki nicyo kitazigera kibura. Hari abemera ko atigeze apfa, hari abemera ko yajyanwe mu ijuru ari muzima, hari abandi bavuga ko ashobora kuba yarapfuye ariko uburyo byanditswe bukaba ari ikigereranyo. Ukuri ni uko nta gihamya ifatika ihari. Icyo tuzi gusa ni uko nta mva yizwe, nta nyandiko ivuga urupfu rwe, nta hantu handitswe aho yashyinguwe. Nyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi, Henoki akomeje kuba umwe mu bantu b'amayobera kurusha abandi bose mu mateka ya Bibiliya. Yari uwa karindwi uvuye kuri Adamu, yabayeho imyaka 365. Yari se wa Metusela, yagendanaga n'Imana, yandikiwe igitabo cyateje impaka ku isi yose, kandi kugeza uyu munsi ikibazo kimwe kiracyahari: ese Henoki yagiye he? Niba koko Imana yaramutwaye, ni iki yabonye abandi bantu batigeze babona? Kandi niba ibyo yeretswe byari ukuri, ese ni ayahe mabanga y'isi n'ijuru ataramenyekana kugeza uyu munsi? Ni ibibazo bishobora kutazabona ibisubizo byuzuye, ariko nibyo bituma izina rya Henoki rikomeza kubaho mu gihe amazina y'abami benshi yamaze kwibagirana. Mwari kumwe na Israel Niyonzima. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.